Melody nuko ari umuntu ntazi Melody cyetse niba ataramwumva ariko Melody ibintu byo mu Rwanda ameze nk'atakibirimo, ameze nk'atanabizi, ameze nk'atakinabikurikirana. Abantu b'Abanyarwanda bari very slow. abo bantu baba batandukanye buriya nukuri niba kugira umutinganyi utari umutinganyi ibihungu bizi kundeba bikavuga ati Mukaritasi tumazeho iryana ariko umunsi nateye indabandu nzavuza induru pe cyaje uri muramusoma kaka video kasohotse muramusoma mwarihe. hari abantu baremewe gukundwa iyo yibesheje agakunda Slim Jesus. Kenshi iyo abahungu baciyeho bagasaba bakabona afite fresher bahita bagirisha ari bagatangira kwandika ngo dumbura umutinganyi kugira ngo bandiranye n'ibikorwa biri hano bikurikirana. Monyema abantu baravuga ko ndi umutinganyi nka batatu bakobwa niba babeshya ariko njyewe dumva ujye ubona ukuntu abantu basigura ubwa bw'ubutinganyi batabikora ukuntu abari abanyamugisha abo bantu baba batandukanye buriya nukuri niba kugira umutinganyi utari umutinganyi uzajye we tubona ko hari ikintu urusha abandi bantu kubera ko icyo kintu ndimo ndacyumva. Urumva ibihungu bizi kundeba bikavuga ati Mukaritasi tumazeho iryana n'abagore b'abakobwa bikavuga ati reka nandike ko ari umutinganyi kugira ngo ibyana bitatu bino biracaho bivuga ati Mukaritasi wa mugare ni umutinganyi ariko ibyana byaranyotse aho muzanjira ibyana biranzi nta hantu uzanjira igihe duma ku bana reka warenze irari ngomba kurenga irari niko ngo akarundi kazi wagateye inda yasuriya ariko umunsi nateye indabandu nzavuza induru pe ko mfite amakuru ko wapi pe ariko mu murabana ntago tubana cyaje uri muramusoma kaka video kasohotse muramusoma mwarihe. gari twagiye iwabo hariya ni iwabo wamusomeraga iwabo na nyina ari kundeba nasi buriya umuntu ari gufata video ni papa we wabo wabo nuko twana tw'imfubyi mukadusomera ahantu hose mukatubuza abagabo uriya ni saro uri kuyifata ese hita ufite ubu ngubu wa mugana abantu ntabwo baguha n'abakobwa babo nanjye iyo nza kuba mfite umukobwa wanjye angana gutyo namuguha uzi hita ufite hiti ariko hiti imeze nka hiti uriya hiti rero ntabwo ijya inyongoza uriya ahubwo ntegereje ko amafaranga ariyo azanyongoza ariko sinzi niba hiti yanyongoza amafaranga noneho yongoza kubi amafaranga niyo ntegereje ariko hiti yo ntabwo yanyongoza reka mfite anko wanjye burugo yagendaga hari ukuntu yagendaga agafata agakodesha inzu abantu babaga mu nzu ye bagakodesha noneho akagenda amafaranga akayafata nyuma y'umwaka yego noneho akaba ashobora kuyora nk'ibihumbi nka 5 by'amadolari yego iyo bifite mu mufuka tipe yagendaga kubita abantu mu muhanda man kubera kwiyumva gutya shoka weye agafatari agagasanga abonye nk'akanyonzi agakuye kwigare barirukanka urirukanka n'umunyonzi bitugare kumero Karitasi amafaranga yamubanye menshi ubu ngubu arumva abantu bose agomba no kubakubita amafaranga abanza byo yongoza kuko nabonye bura n'abagabo badaca inyuma abagore babo bamenyanyeka ko uzareba umugabo yabonye amafaranga ahita atangira guca umugore w'inyuma sha niko
ikintu nsigaranye urakizi, ubuzima bwanjye bwaratunganye, amafaranga ndayafite, hiti ndayifite. Erega je Dumba amaze imyaka 5 kuri train, urebe ukuntu ndi mubi cyane. Uzi ikindi kintu ugomba kugira ngo uhite wuzura, ugomba kubuhagararanya n'ikindi kintu cyitwa ngo agakiza. Umusiramu jewe n'ubundi agakiza magafite. Ariko amafaranga ariko mva hiti ukayigereka agakiza. Shawe wegereye Yesu. Je n'umusiramu agakiza mba mafite. Isaha n'isaha buriya jewe inyijijwe mu idini yanjye, ariko ubu ngubu icyo nkeneye. Nkeneye umukobwa wo gukunda. Hano umukobwa unkunda. Wowe uzifate mu kwahwa utegereze haza umuntu ugukunda. Nawe urareka nkubwire, keretse warabigenzuye se ubundi. Hari abantu baremewe gukundwa, iyo yibesheje agakunda abibabariramo ubuzima bwe bwose. Hari abantu bo ubwabo Imana yavuze ukwiye gukundwa wowe. Ukwiye gukundwa. Kandi yampano umenye uri umuhanuzi. Uzi ko ibyo bintu bishobora kuba ari nge ari byo? Nibyo. Uzi ko nabyo uzi se? Uzi ko mugane n'ishanura ngenda nkunda, kumbe nkeneye gutegereza unkunda. Ugukunda ari igihe wishanutsa wararemewe gukundwa, utararemeye gukunda wakunda sha ukajya kunda ibidagusa. Yamani bivuze nibyo. Nguma shanuka. Ugomba kumanya ukabona umuntu nkanjye Dumba mufasha amadolari 500 nyahaye umukobwa. Agomba kuyaguha. Iyi live Imana ko yamfashije kuza kuri iyi live. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Icyo kintu nacyumvise n'ubwambere ubuna bw'iki n'umwumva kuzukuri. Oya tureke na brag mu by'ukuri n'ukuri Dumba. Uza hari abantu bo mu buzima bwawe bwa buri munsi, iyo agerageje gukunda agatekereza gukunda birangira bamubabaje. Kubera iki? Ari kwihishingana, ari kwihagaza, ari kwikora ibintu adakwiye gukora. Nahame hamwe akundwe bamuteteshe. Yewe Abanyarwandakazi nicaye hano ntihazagira igikorwa kibaza ko nzagikunda, ya mpano byarangiye yabimbwiye. Nibyo kandi. Ariko noneho narangiza ko bashobora kunkunda ari benshi, zamenya gute mpitamo, nayizahitamo ubu. Ntabwo ukwiye kubanga kandi wararemeye gukundwa. Ntabwo ukwiye kubanga wowe hamwe bagukunde. Shawo muri ikigoryi. Oya hamwe bakwikundira. Nukuvuga ko ntakwiye kubanga njyewe ibiza byose ndatwara. Ntabwo ukwiye kumva kugenda. Ibiza byose ndatwara. Umva ibije byose niba gukunze nyine mubwira ati karibu urakaze neza. Noneho niyo mpamvu ibi bikobwa arata bijya bikinyuma abagabo, kubera nyine nabyo biguma bitwara abantu bose babikunda. Yego. None se wambwira ukuntu umuntu ashobora guca inyuma undi? Wambwira ukuntu umuntu ubana n'undi ashobora kumuca inyuma? Bakinyumvisha icyo kintu. Jeje ntabwo ndacyumva neza kinsobanura. Nyine n'urugero ubana n'umugore. Ariko ugiye kumuca inyuma. Icyo gihe uba waremeye gukundwa, uba warahamwe ukavuga ati ndemeye barankunze tureka nkundwe tu.
Sinzi niba uri kumva icyo kintu. icyo kintu ndimo ndacyumva cyane. Ni ukuvuga ko ngiye gukinyura umugore wanjye, ntabwo ari ukuvuga ko ari ikosa afite, ahubwo nemewe gukundwa. Wemeye gukundwa. Kandi wa mugani ubu bukobwa buza kuduha ugasanga karabizi ko ufite n'umugore. Ntukazajya unigora. Jya ubabwira ati gira vuba umugore wanjye atadusangana. Ngo gira vuba umugore wanjye atadusanga. Kakaba kabizi ko ufite umugore nyine, rekagoma no kugira vuba. Ukanamutegeka kuba inshuti n'umugore wawe kugira ngo atazamurakarira. Atushaka uburyo uba inshuti n'umugore wanjye, ubishake pe. Ubishake. Ni ukwemera gukundwa rata. Amahame. Nari nzi ko ndi mukuru, ko nzi ibintu byose njyewe. Amahame. Nudaha amahame uzababazwa paka ushaje. Bazajya bagucunya umushaje. Ariko icyo kintu. Ati sinzi niba wumva icyo kintu. Bazajya bagucunya umushaje sha. Urumva icyo kintu nacyumvise. Ndemeye, noneho ndemeye. Yaba reka nkubwire. Ngiye byamfashe igihe kinini kugira ngo nkumve. Abantu benshi ntabwo bakuzi ya mpano kandi bizabagora, niyo mpamvu ugiye kuzaguma ubakoma. Bazi ngo rimwe na rimwe bajya abandi bakaba ariko uriya muhungu atekereza gute, none se bo batekereza bo bakubonera kuri nivo y'umuntu usanzwe. Banyarwandakazi, ndashaka kubabwira ko ya mpano yarampamagaraga nkumva sinshaka gufata telefoni ze, kubera ngo Mukaritasi ubwo ufashe telefoni arakuduhira akakubwira ibintu utumva. Icyo kintu ugomba kucyumva. Icyo kintu uri kucyumva. No, wambwiraga ibintu nkumva nkeneye gutekereza cyane. Kandi simfite umwanya wo gutekereza muri ako kanya. Rero naravugaga ati no yampano, uretse gato telefone yawe nzaba nyifata nyuma y'ibyumweru nka 2 nakwiteguye. Buriya njyewe nkunda kuganira n'umuntu utuma ubwonko bwanjye bukura. Hari igihe uganira n'umuntu ukumva ntaho muri kujya, ntaho muri usanga muri tamuga, wari wumva njye nawe turi kuganira ibintu by'abakobwa, vugisha ukuri ngo urabona utubuno. Abantu uzi ko abantu benshi ari byo biganirira, ariko njye nkunda kuganira n'umuntu uri gutuma ubwonko bwanjye bukura. Amakode nyine, amakode n'amamakode. Niyo mpamvu ukunda kuganira nanjye. Ese ko nawe uri kundabura? Icyo kintu uri kukinyumvisha nanjye nkacyumva. Ikintu ngomba kukumvisha ya mpano. Igikari cyacu kiba kiri faya. Kandi cyo yewe kera ndibuka nigaga primaire, noneho nkicara muri class niga nko mu wa gatatu. Mwarimu w'imibare kandeba ko igihe ko akunda umwarimu aba yicaye imbere nawe ari guheza, nkajya kubona ukabona arampamagaye ngo no nkubwira, akahita nyongorera ngo ubundi unkura umogi. Akabwira ngo kubera iki? Ariko mu itabi, kuko nahoranaga ibivayo kuva na kera ndi umwana, nahoranaga vibe zitabaho kwa. Ariko wowe umogi wasara. Nasara banza nazezengera banza wasara kubera ubwongo bwawe buranyaruka cyane. Rero ubushyizemo urumogi. Nigeze mu minsi yashize, nigeze kujya nywa ku nzoga. Nano buracyazinywa. Ariko iyo narazinywa nazungu nararekeye aho ngaho kubera ko zakururaga amarangamutima yanjye, nkashiduka
ndi kuba mu buzima bw'ahahise kubera ko nanyweye inzoga nkumva naziritswe mva ari ibintu nyine byangarutsemo tu uri kumva icyo kintu uri mu Caritas ngo mani ngo dumba akanya ngo icyo gituburi kucyumva arega uzi ukuntu abantu baba bashaka ngo no kumusomera comment gusa burasaba yumva bano bantu barahita bamumenya ko wanamuvuga buri wese karava hano yanamwibagiwe abayumva barahita bamumenya Caritas abazirwa no umusomere comment yahira rimwe kandi abantu 500 ni bake birangirira hape basandika comment nziza tuyisome nibura umuntu ashobora kugenda ifasha abantu byibura babumbu ibyo ngibyo byo gutukana ntagaragashya cyane cyane tukajewe ibintu by'ubushit ataba yumva ko abantu 500 baza kumugira umusitari baravana bamwibagiwe bo banamwibagiwe ahubwo SMS zirutse we yanazamutse igeze kure niko reka nkwereke tugiye gukora ikintu cyitwa live kuri TikTok dusake ba bantu ba Godfather kumasabiriza Godfather nyine kirasabiriza cyane noneho ndashaka kugutwarayo sibyo nyibwira ati Godfather niba uzi gusabiriza wigize umuntu hatari gusabiriza tugiye kwicara na ya mpano tubayibinge kumara isaha imwe usabirize we cyo kizaje kujya bya bintu byo gushyiraho babakobwa babyo n'iki turaza kujyana kibwira ati sabiriza tuve hano dufite amafaranga ya video reka turebe ko akazi ke yagasetinze neza reka tubirebe ko akazi ke yagasetinze neza kwandi niba koko bitwika bivamo abo batukira ngo ni umwinfluencer mu Caritas umwinfluencer yinfluenceje Jolly wabibonye ese bira bintu nibyo koko ntabwo bisi bagende bapfire reka mubwire niba ari nabyo wabonye ukuntu uriya mukobwa yaretse baramukunda yabonye era nicyo bita kukureka bakagukunda yaretse baramukunda nyine ngure mukobwa yaretse baramukunda sibyo nyewe reka mubwire je hari amatiko ndengereye itiku mbona nkavuga ati je dumira itiku rirenze urugero rwanjye ahita nikomereza nifitiye abantu barimo baravuga ati Dumba warakoze gufasha ya mpano mu gitondo bahite bavuga ati kandi uzimije Jolly kandi Jolly umukubise hasi mu butaka ibyo bintu ndabirebera kure nkavuga ati yamu abana baracyafite impano turacyari mu kazi hano uru rugendo n'urugendo rw'igihugu ya mpano ni igihugu none n'urugendo rurerure ugire ngo si umuhamagaro ukomeye urugendo rurerure hari abantu benshi hari nka Cyashema tukiri hano nacyo kiracyari ku rugendo kiracyari iriya mu mesikariye kirasakuza uzi ukuntu Shema yihiringa urashema ni umuhatari cyane arihiringa ndamukunda cyane gusa ntabwo aramenya ubwenge ngomba kwicara nawe na hasi nkahita murabura ni umunyamarangamutima cyane Shema ngomba kukurabura kanyo kigoryi azabanza kundeho maze ahombeho azareke bamukunde azareke bamukunde fasha with no payments on one love ubundi rero ngiye kababwira ukuntu nkora ngewe baranyishura kandi banyishura amafaranga menshi ariko umuntu w'impano akaba ari n'umukozi ukuvuga ko ubu ngubu ni babiri mfite
ubundi Juno niko yari ameze, ariko Juno yaje gucika intege. Ariko wowe na Vanessa na Bitkira ni mufite impano, noneho mukaba muri n'abakozi. Kubera iki? ukuntu byantunguye kubona bari kuri RBNG kumva ko twari turi mu kiganiro kimwe ngiye kumva ngo umuntu mwaka ngo twakoze indirimbo 400 nahise nuri kadaseka kandi utemerewe guseka mu kiganiro. Barazifite indirimbo 400. Neza bati mbega abakozi Imana yanjye. Ahubwo sinzi impamvu ugenda ubasange wikishe kwa Bitkira, dore baba hariya kuri Ntuza. Uve yubakubise umuzigo. Kandi Nesa twakorana indirimbo irenze. Nesa ni umunyempano cyane. Nesa ni umunyempano, ahubwo Bitkira bombi. Nesa na Bitkira bafite impano ziteye ubwo Imana. Ariko Bitkira uramuzi wowe, rega Bitkira niwe yanditse indirimbo 400. Bitkira twahure kuri RBA nibwo bwa mbere twari duhuye, ariko Nesa we nari nsanzwe muzi. Bitkira niwe yanditse izo ndirimbo 400. Ubundi Nesa umuntu wa mbere uzi kuderivarina. Nesa umuha ikintu ukamubwira ati ndashaka ko ukiririmba gutya, mu minota 2 abakizanye. Mu ijwi riruti ryo wumvaga ko akeneye gukoramo. Ngiye buri abantu bahanze uzi ikintu nifuza kuri bano bahanzi twebwe na bano banuza. Imana izadufashe iduhe idukure imipaka mu maso. Imipaka ni ukuvuga ko uravuga ya Uganda se? Tube worldwide, twigendere. Kubyo ushobora ngo ngiye Philippines, ngiye mu Bushinwa, ngiye mu Budage, ngiye nyine na visa z'abadiplomate ntabwo uri kuzumva. Niyo mpamvu nari ndimo ndakubwira ati ya mpano nawe ukeneye Akongereza. Akongereza se gusa sha n'igishinwa ho. None ya mpano byose urabikoze, ariko ukeneye Akongereza nibura n'Agafaransa n'Agaswahili. Umva Mana yanjye, noneho nanjye niryo shuri ndiho pe. Ibintu byose nacitse. Kankurabure. Reka nkurabure. Ibi bintu ngiye kubikubwira abafana babyumva. Wari uzi ko indirimbo itrendinze ya mbere muri East Africa ari indirimbo ya Mbonye Sinasiri? None humva kaka mwongerere wakaka. Uzi ko Mbonye atazi Igiswahili? Aba yaretse se. Ariko nyine Nesa siko babikuye no kugenda. Uri kwicara hamwe. Ni ukuvuga ko twebwe dushobora no kwiyongoza tukavuga ati reka ukayandika indirimbo, ukayandika neza mu Kinyarwanda itwika, tugahita duhamagara umuntu akavuga ati wowe tubishyire mu Giswahili. Akazajya afata amagambo akayashyira mu Giswahili, amagambo nyine Ikinyarwanda wanditse cyo kikabanyuza, warenza amagambo agahita yindura mu Giswahili, twarinde tukagenda tukareka mu Baswahili. Dahira rimwe erega ibikorwa biboro byose bibinyamasisi, erega abanyarwanda ariko mutamenyera ubwenge kubera nyine kwiga kwanyu n'ubugoryi mwiga gake. Ariko rero iyo umenye ibintu urabona nka bari abanyamasisi bose, abanyamurenge bose urababona abanyamurenge. Bure abanyamurenge baba bazi kuvuga Igiswahili hafi ya bose, n'abanyamasisi n'abantu bo muri Kongo, kandi baba bavuga Igiswahili n'Ikinyarwanda. Ni ukuvuga ko nibo bambere batangira gutembereza izi ndirimbo. Turo nta kuntu ushobora kubuza Igiswahili udafite inshuti yawe y'umunyakenya ivuga Igiswahili cyangwa iyo mu Tanzania. Aho rero niko ubona Mbonye ashobora gukubita hiti gutyo vuba vuba. Abantu b'inyamirambo bavuga Igiswahili bazi n'Ikinyarwanda. Abantu binuza birwamagana bazi Igiswahili bakavuga n'Ikinyarwanda. Abantu bo b'Utare za Nuza za Muganda muri bavuga Igiswahili n'Ikinyarwanda. Kuvuga
wowe kubitamo igiswahili baba n'ibinyamira bakavuga atani ya mpano bagahita afata abantu b'Abatanzania abashuti b'Abatanzania akahita yibohereza. Yego. Nuko nguko igiswahili kigenda nta kundi. Niko bimeze gutangira gukora imiziki yitwa aho rero tuba imipaka tuba turimo turayikora iki ibyo urimo uravuga ati imipaka tuba turimo turayikuraho kuraho imipaka tuyikureho kabisa kuko ni inzitizi zo dukeneye imipaka tuba tutangiye kuyirukana. Urabona nk'ako kaporo mu mukobwa w'umurundi buriya buriya abarundi barimo warabacyanganyikishije buriya ntabwo uzi ikintu urakora i Burundi. Nabonye kuri Wodium Karina ku mwanya wa mbere mu Burundi mu ndirimbo ziri kumvwa i Burundi. Bakumva iki? Erega abarundi noneho baranazimye. Se barazimye cyane ko bari mu bihe bituje. Reka nkubwire abarundi ikibazo cyababayeho. Abarundi ubundi bari bafite urabona John uramubona? Ari na hano turi kumwe. Hehe. John. Bino hano. Mubwire umuhungu wanjye. Njema ndimo ndaguhanuza. Nindangiza kukubwira Imana nikomereze. Mubwire John murebeho gakeya ndamukumbuye. Dore nguyu musohoze umva yananiwe wagira ngo yanyweye igikamba. Nisalimie baba, nisalimie. Niaje. Ni poa. Mambo vipi? Poa wananiamsha. Nakuja kuwasalimia. Wa. Utubabarire kabisa. Wewe okay man. Nariko ndamubwira ibintu nshika ku izina ry'iwawe arambwira ati muri kumwe ndavuga ati mutama mume ndamuramutse. Turi mu kazi. Mugabo asante sana ku kazi uri kuradukorera abanyarwanda. Ndagushima akazi uri kurakorera abanyarwanda ariko nkagushima cyane akazi ukorera abarundi. Asante, most welcome guys. Banyarwanda akazi abantu bakurikira bamwita John Erari, video zose ubona z'abarundi zitwika niwe wazikoze niwe unazikorana n'ubu niwe ukizikora. Video za Debeni ubona zacu ni John Erari uyu mureke bagane. Uyu John Erari uyu. Agabaho. Ntabwo very soon. Okay John mureke. Ngira ngo mwamubonye uwo John Erari. Turiri ikintu ku Barundi ni iki? John Erari abarundi ntabwo bamwishyura neza. Bose banza inshuti ze. John Erari asigaye aza mu Rwanda noneho hakabari uwundi witwa Kurinde Magic. Akaba hari uwundi witwa Kurinde Magic. Kurinde Magic ari hano muri Canada nawe yavuye i Burundi. Hakaba hari uwundi w'umuzimbabwe yakubitaga inzoga ni baby. Urabona iyo wari wakoze inzoga ni baby. Nukuba ko abantu batatu industry y'u Burundi bose barahavuye. Bafunga imipaka. Ibyo bintu byose byahise bifata industry y'u Burundi bitabira yikamura. Ubu rero irimo irajegajega. Ariko nabahanga abarundi ngiye burankunda imiziki yabo cyane. Abarundi nabahanga ariko nyine ndakubwiye ntago baba bafite abantu benshi. Yambona ariko abakire baba supporting imiziki yabo pe. Gereranyije. Urumva nkatwe ushobora umwozendutse mu gitondo kavuga ngo ugiye gushaka aba producer mu Rwanda waruha kubera ni benshi cyane. I Burundi rero siko bimeze. Ushobora kuva kwa Yeho ukajya kwa Roda ukajya kwa Element ukajya kwa Kizi ukajya kwa Beat ukajya kwa Nuza ukajya kwa Kozi ukajya kwa like Nuza ngo tell them ukajya kwa benshi cyane. Ngo duma mu kuri TikTok tuzajya ejo kugenda gusabira. Tuzajya kubakorera ngo mpumyira basaba. TikTok tuzajya
rero ubu ngubu biroroshe kugira ngo umuntu akore indirimbo abarundi mu gihe badafite ibyo bakonsoma badafite ibyo barimo barakonsoma byinshi bagakonsoma ibyabo ukuntu n'iny'imbwa hano hari imbwa yanyegereye ariko mva ubwoba bwawe nzamura hari imbwa hano iri kunyegera nkumva ngiye kuvamo umwuka utinya imbwa n'iny'imbwa pe hari nk'aka karundi kitwa Nerinati ako niko gasigaye ngo niko gasigaye gahitinga i Burundi gafite umunwa karavuga ubu indirimbo nzizivuga niko kavuga karavuga kazoka kuziruka mu gisoro kavuga kajiga nimugoroba ma karaho niba sinakabone barakakone kabi cyane nyine nta ariko John ndi gushaka ngo nkorere ya video kwanza nibyo turi kuganira ya video John ni ugiye kuyikora ndi gushaka bari nkorera kabisa John araza kuyikora neza John araza kuyikora amubwiye ndashaka video yo kumanwa yihangu uziki yo kumanwa yihangu ngiyo yakoreye Beni ya yindi yantuza ya yindi mwe bashutingiye muri Nyungwe iyo bashuti warayibonye iriya kabisa yamukubise ikintu cyitwa urumuri bro kumanwa yangu bita manwa yangu John ndamwizera ngo John ni mubi cyane noneho John umuhaye budget John wibesha ukavuga ngo John umuhaye miliyoni 2 ngo akore video ashaka gukora video Chris Brown atava imbere abarundi yabakoreraga video ku 50,000 by'amarundi ubwo nangaye n'igihumbi cy'amanyarwanda ni miliyoni reka miliyoni yiye John yakoraga 50,000 ngomba kuyamuha kuko tugiye kubona amafaranga. Uyu ni umwaka wo kubonamo amafaranga buri muntu wese, ku muntu wizera umva wabuze amafaranga wese pfa kubukora ugakora, ariko umuntu ukora, uyu ni umwaka w'umugisha mu kazi arimo. 25k y'amarundi John yajyaga yakorera abarundi bari abadaboje indirimbo za mbere ziri chipu ku isi zose ariko John akabikora. Ubu rero umuhaye ngo miliyoni 2 z'ibintu John yagukorera. Uzi ukuntu ndwaye kujya ku mwaro? Murakorera ku mwaro? Ushaka kujya ku mwaro? Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ikintu ndimo ndacyumva cyane. Urumva? Wabo? Tukarangize reka natwe naje hano muri studio nanjye, ariko dukubitiramo freestyle. Suko atahoraga by my side, gusa yahoraga nzenguruka, ahora muri parties, we n'imbobo zimunywesha downhill, agahora yisome. Kenisoro ntago nabura kumushimira. Kenisoro we wamuzanye hano we. Eza n'igikuri ndamubonye aciya. Wamubonye? Muzana niwo umushyiraho ntabwo ari ngewe gishyireho igikuri. Dumbari Kenarihe ase gikuri ubu ngubu ahantu aya masaha igikuri ndabizi ko nguye. Kenisoro ngo ariko mva Kenisoro uzi ukuntu mukunda. Kenisoro arakunditse, ubu niwe muntu wa mbere ukunditse ufite igikundiro mu basani bose bo mu Rwanda. Sha umva tinya ko mu nzu yanjye ubu hano mfite icyumba cya Kenisoro. Nenga ngo ufitemo ifoto ye. Ubu mfite icyumba cya Kenisoro. Urabona izi ntebe? Niwe yazimuye, niwe yazizanye hano, niwe yanyimuye. Ubundi twemutse turi abantu abo gihe na Kenya. Aranyimura umuhungu, arangije ahita afata indege ahita yigarukira.
icyo bakwereka ko umuntu w'umwana w'umunyabuntu kuhita bafite akaza akimura umuntu akagera muri Canada tukagenda mu mbeho hamwe urumva na umuswera n'uwadanje kabisa Kenya gikurita Erega nta muntu mugufugira amahane, nta muntu mugufugira udutikuteko. Ajya nawe uri mugufi. Njyewe ndi muremure mu mutima. Igiku. None uri kumva icyo kintu? Ndabyumva icyo kintu, mba nacyumvise buriya, you don't know. Rega. Urumva reka twigendera abangaba tuba twarabatamishije nta n'ikintu baba bafite babwira abanyarwanda bari aho ngaho. Icyo nababwira nibagende bajye kureba indirimbo yitwa Icyomanzi bihumurize banihanagure. Bagahora yisomesha bayibo akabipostinga habe no gutekereza yahise agenda ntagutekereza. Ndikurusha kumukunda cyane yafashe ubwonko rubanda bare barambwiye ko nzabibona amara gukunda si ibyanjye. I want to kiss meterese meterese I want to bizu meterese meterese mfite ibisaza meterese. Ibisaza uzi ibyo ari byo? Nibiki Bushari yarambye ngo ni Pridas ngo zitwa ibisaza. Ndavuga ati se ubusaza Bushari yarakubwiye ngo ni Pridas? Yego. Ibisaza Yego. Ibisaza bimenyesha Pridas ngo ni Pridas. Niko Bushari yakubwiye? Niko yambwiye ibisaza ni biki? Ngo ndaguha ku gitwe metereze. Meterese. Irandirimba ariko yandushije Kime. Urabona ukuntu kuyikora promotion byananiye kubera ko yandushije Kime. Gute? Promotion yayiragenze. Irahenze? Ubu ukeneye kuba uri kumwe n'ababyinnyi. Ababyinnyi none igomba kuba abantu bari gukorera promotion ari aba DJ ko n'indirimbo yo mu tubari. Ariko ndashima Imana kuba ngo difite 300,000 ni ikintu kirenze. New generation na miliyoni irayikubita. Yari bwakwize ibyumweru 2. Wapi? Metereze ntabwo yakwize ibyumweru 2. Mu mezi 2 Metereze bikubise miliyoni. Agerayo kabisa. Ariko rero hagati aho ngaho ukeneye indirimbo 2 zimeze nka Metereze ariko nanone uri kuzikora ari ntuza nanone ari wo murazikora. Logic ari wo ramazikora ari muri uzi impamvu. Logic ni un producer wa mbere mu Rwanda uzi gukora amapiano ariko wumvije ukuntu Meterese ufite umudiho sibyo vibe ifite umudiho. Ni mubi cyane. Nta n'umuntu banganya mu gihugu. Logic nagaba ni bya bintu by'abanyarwanda bapinga badashaka no kwemera bakomeza basubiza umuntu hasi. Ngewe nakubwiza ukuri abanyarwanda abahanzi b'abanyarwanda bahereza umwanya umuntu witwa Logic, bahereza n'umwanya umuntu witwa Compressor na Babiti ni umupeti we ku Gisenyi wakoze ngo na producer batabaho man. Boro wakoze ngo no ku Gisenyi. Niwe ku Gisenyi no yibera. Ariko Logic my way, Logic ni mubi cyane. Logic yakubita iki buranga Melody nuko ari umuntu nazi. Melody cyetse niba atabamwumva ariko Melody niba ajya mbona ashaka gukora imiziki yo mu Rwanda niyegera umuntu bita Logic.
amukubita indirimbo z'ibinyejana. Ega Melody ibintu byo mu Rwanda ameze nk'atakibirimo, ameze nk'atanabizi, ameze nk'atakinabikurikirana, urumva? Ariko my friend Logic, reba indirimbo yitwa, genda urebe indirimbo, ndabizi ko batayihaye umwanya, yitwa Mabigibigi ya Philipite. Yego. Logic yayikoremo ibishitani kabisa. Mabigibigi kandi noneho yibanda iyo ari gukora drum kick uba wumva yashyizemo culture, nubwo ari amapiyano y'umudiho w'iwacu. No afite amapiyano yinjiza mu buboro bw'ikinyarwanda. Yego. Agakubita bwa buboro bwa Logic ni bad news, ni mubi cyane banyarwanda. Abahanzi b'abanyarwanda bari very slow, bagenda gake. Bazamumenya dusanzwe tumuzi, turamuzi ko ari umuproducer mwiza muri ariko Logic ikintu akora kiratandukanye n'icy'abandi baproducer bashobora gukora. Yego. Ariko wumvise ukuntu yankore, urabya wumva indirimbo yitwa Ndi Kwikubita, sinzi niba ujya wumva Ndi Kwikubita kwanza. Niwe yayikoze nayo. Logic ko ari mubi cyane. Logic nagabaho. Logic ni mubi cyane. Ndibona Rwanda hano kuri televiziyo rwarancitse gatoya ndi Kigali. None ndimo narubona muri video, rwagiye no muri video man. Kandi nibwo umukobwa yashyize muri igiko. Wagiye urengira ni Samara yawe. Jawari kitari yanjye. Logic ni mubi. So banyarwandakazi, aho ngaho ngira ngo ibyacu birarangiye, mu dutegereze kuri TikTok ejo turaza kuza tuvibinga. Mva tuzaba gikwiye. Ejo turaza kuza tuvibinga, afite gitari na Godfather urimo rurasabiriza. Mumyirabasaba. 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 Tugende bye. Slim Jesus.